None ibintu bikomeje kugora naho bavuze yuko Yago Punda uyu nguyu wimukiye Buganda usigaye ukorera ibiganiro byo mu Buganda ndetse n'imiziki bavuga yuko yabonye n'akazi k'itangazamakuru yaje kwibasira umuhanzi bita Chris Easy bakavuga ngo n'urugambo yatangiye ngo ubwatangiye ubutiko kubera ko yabuze abaganiriza iyo ngiyo mu Buganda yakorera ibintu bye. Uyu Yago Punda rero yagarutse ku gitaramo cyabaye bibiri iyo ngiyo za 10 aravuga ati ngo Kirisizi ngo rwose ngo yanze kuza kwitabira igitaramo cye ngo byaramubabaje ndetse ikiniga cyamufashe igihe yavugaga kuri mikoro ati ese niyaje. Uyu muhanzi Yago Punda akomeje kugaruka ngakubita icyo bita bombe ngo na za rokete azivana muri Kampala zohereza i Kigali ngo fite abantu ari kugenda domadoma ku mutwe ngo nabatesha umutwe n'isa yari kugira ngo bagire icyo bahindura mu ngeso zabo. Uyu muhanzi ngo ni Chris Easy ubwo yamugarukagaho yavugaga yuko ngo yasanze akubita amahip hop yarahombye ngo kubita abanyarwanda bagashwishwiza ati shwi ngo yakubita umurongo bakamusubiramo bashwishwibiriza ati uyu nguyu ntabwo yagira icyo abona ngo nandetse ngo ntiyafatisha dore ko yagiye gukubita mu bitaramo by'Imana agira ngo arebe ko yabona ubufasha ngo byose bakamushwishwiriza ngo Yago Punda yamukoreyemo neza ngo yahise yatse itara rye ngo aramubwira ngo nyamuneka jya uririmba injyana y'urukundo ngo ni injyana igezweho kugira ngo ube wabasha gufatisha abanyarwanda ngo kimara kubacakira ngo hita amaze kuyumva ngo ahita yigarika neza ngo ntiyakongera gushaka gukorana na Yago Punda we mwakije ngo amugeze kuri urwo rwego. Ariko abanyarwanda batangiye bati ese Yago Punda wagiye Buganda aha amatika azamucururiza. Ibintu bikomeje kuba kasamutwe ari nako bigorana. Yago Punda akomeje kuba Yago Punda n'amatiko ari kugenda agarura ya kera yarangiye arashaka kongera gutwika ngo udufaranga twa views twiyongere dere views yagiraga. So guys, ni mu kiganiro Yago Punda cyangwa se Yago TV show yasohoye ejo. Ni ikiganiro cyari kirimo kwiyama no gutanga gasopo n'ikiganiro yanyujemo utuntu twa music yagendaga bakubita kuri gitari. So muri icyo kiganiro yaje kugaruka ku muhanzi Chris Easy aramumanuka aramutatamura amuvimuza amuvana imuzinga avuga n'uburyo yanze kwitabira igitaramo cye. So abantu benshi ngira ngo barabiza abakurikirana ibyaye na social media barabizi icyo gihe Chris Easy igitaramo yaranakiranze avuga yuko azakigeramo ariko byaje kurangira igitaramo atakigezemo. Ni kubera iki? Ubwo ni ibintu byabanje kugorana ku icyo gitaramo. Itariki cyari kuzaberaho Chris Easy yavuze iziri inyuma yazo akwa kundi bakubita uturango avuga iziri inyuma yazo ngo Yago yaje kumwinginga arongera agisubiramo neza fresh avuga izanyazo ariko n'ubundi avuze izanyazo birangira atakijemo. So bano bantu babapfa ibintu byinshi kandi buriya wa mugani yagurebye hari ukuntu abantu bagiye bamubangamira kandi yafashije abantu benshi. Abantu bagiye bamubangamiramo biranagaragara abantu benshi baranabisobanukirwa yuko Yago yabangamiwe gusa nyine nk'ibisanzwe nk'uko ibijyanye n'amafaranga abantu bakurura bishyira uyu muvandimwe baramubangamiye twese turabizi nanditse abantu benshi baramushyigikiye. So bisubireho rero bakorana n'umuvandimwe neza dore yuko industry yacu mu bintu bijyanye na social media ma interview biki n'ibiki harimo ubugome akagambane ibintu bikomeye cyane. Umuntu bashyigikiye ni utwika uwo batashyigikiye bamushyira hasi. So Yago rero agerageje kudakorana n'abo bantu ari nabyo ubona agenda yisobanura ibintu byinshi bigiye bitandukanye. So kora subscribe hanyuma ibindi umbaze.